muri uyu mugoroba. Mwaramwifuje none turi kumwe. Bwana Tito uranyumva kayije amahe? Ndakumva neza. Urakaza neza kuri Radio Itahuka kuko abanyarwanda batwandikiye ari benshi cyane cyane mu minsi itatu ishize ubwo twabonaga amatangazo ku mbuga za internet acicikana cyane cyane ndavuga itangazo mwasinye mwashyize ahagaragara muvuga ko muvuye mu ishyaka rya RDI. Abanyarwanda b'ingeri zose rero baratwandikiye abenshi batubaza bati niki muvuga kuri Radio Itahuka cyane cyane kuri tangazo mwasinye kandi mwashyize ahagaragara. Abandi baribaza bati ese ubundi unikubise mu cyeba ko bayirenza urugo iyi ndwara yabaye mu mashyaka nka FDU inkingi nandi yagiye ibanziriza mbere y'igihe cyose yabageze mu ishyaka ryanyu byaba bije biturutse he ese nyirabayazana yabarinde. Turaganira rero mu ncamake twungurana ibitekerezo ntabwo kino kiganiro ari ukujya impaka ahubwo ni ugusobanuza tukungurana ibitekerezo nk'abanyarwanda. Ese amasomo dukuramo iyo amashaka acitsemo ibice bibiri cyangwa iyo umuntu asezeye mu ishyaka agiye neza isomo dukuramo nirihe? Niyo mpamvu bwana Kayije amahenda gwikaze kuri Radio Itahuka watangira usuza abanyarwanda ndetse mutwibwira muri make abo muri bo. Ndagira ngo mbanze gushimira cyane kuba wantumiye kuri Radio Itahuka. Muze tubanurire abanyarwanda benshi bamaze iminsi bibaza igisezera ryacu mu ishyaka RDI Rwanda Dream Initiative. Mu by'ukuri nitwa Alain Patrick Ndengera akaba benshi banzi ku izina rya Tito Kayije amahe. Nkaba ntuye Montreal, Canada. Ubundi navukiye mu Rwanda i Kigali. Navukiye yitwa Nyamirambo nkurira ku Kacyiru. N'amashuri nayize amashuri abanza nayize i Kigali, ayisumbuye niga mu seminari ntoya y'Indera i Kigali, nkomereza muri kaminuza Nyakinama. Ariko ngereye no muri Canada muri 1996 narahinduye nagiye kwiga ibya informatique ni nacyo nkoramo. Nkaba maze nari mu ishyaka RDI, nari komiseri ushinzwe iby'umutekano kandi nkaba n'umuhuzabikorwa wa RDI hano muri Canada. Ngira ngo muri make n'ibyo ngibyo nababwira kubinyerekeye. Urakoze cyane ibindi turaza kubiganira mu kiganiro hagati ariko ndagira ngo tuvuge dusubiye inyuma ndabyibuka ubwo ishyaka RDI ryashingwaga ishyaka urubyiruko nyarwanda rwarabyitabiriye cyane cyane ko baravuze bati turareba tugasanga iri shyaka ririmo urubyiruko ndetse ririmo n'umuntu w'inararibonye ex premier ministre Faustin Twagiramungu. Abanyarwanda benshi turamuzi n'umuntu nakwita ko yaharaniye demokarasi na n'ubu ngubu agiharaniye demokarasi adapfana ijambo. Faustin Twagiramungu turamuzi twese turabana n'umuntu twabonye tubyiruka avuga ati ndahangana n'ubutegetsi ndavuga ukuri kandi uko kuri nshaka nzakuzire. Ariko tukiri hagati mu kiganiro ngiye nagerageje gushaka ex premier ministre Faustin Twagiramungu twaganiriye yambwiye amagambo akurikira yavuze ati ibyabaye mwarabibonye byabaye ku manywa y'ihangu nibyo koko barasezeye mu ishyaka n'uburenganzira bwabo turabibubahira ariko ndumva ntacyo natangariza Radio Itahuka muri kano kanya ati nzashaka umwanya maze secrétaire général aze aganire nawe atanga ikiganiro kuri Radio Itahuka. Mu by'umwihariko rero ndavuga nti bitinde bitebuke wenda ejo cyangwa kuwa mbere secrétaire général nawe tuzaganira atubwire nawe ku ruhare rw'abasigaye mu ishyaka icyo batekereza mu kwegura ku giti cyanyu. Ariko ku nyandiko mwasohoye hari ibintu byinshi by'ingenzi kugira ngo tuganire. Ikintu cya mbere muravuga muti strategie y'ishyaka ntago twari tuyisobanukiwe cyangwa ntago tuyumva kimwe n'ubuyobozi bukuru. Ufite umwanya ukomeye muri rashyaka wari ukomeye nta kuntu wambwira ko strategie y'ishyaka utari uyisobanukiyemo kandi umazemo igihe ukora imirimo nk'iriya. Oya mu by'ukuri ntago ari kuba ko nayisobanukiwe ahubwo strategie nari twari dufite iyo ngewe nabagezagaho ariko ugasanga batayikurikiza ariko ugasanga mbese nta kintu cyasubiye gihari kuko ningewe wari ushinzwe komisiyo y'umutekano nagiye bagaragariza ibintu byinshi byerekana strategie ushobora gufata. Icya mbere turavuga nti turi ishyaka ariko tugomba kwiga ukuntu dukoramo n'andi mashyaka. Ibyo bintu navuga ko ari ngombwa cyane kuko nta kuntu ishyaka RDI ryazakora byonyine ngo rijye mu kibuga rikire byonyine rihangane na FPR byonyine. Nkababwira nti ubu ngubu dukeneye guhura n'andi mashyaka tukora inama turabyiga barabyemera ariko
twari twashinze perezida ngo ariwe uzajya gukora kontakiti n'aba banyamashyaka ariko ntigeze abikora amezi agashira andi agataha twamubaza ati bigeze he ati ndacyagerageza ariko ugasanga mu by'ukuri we ntabwo yifuza gukorana n'andi mashyaka hari n'amashyaka rwose atifuza nka za ANC yumva adashaka gukorana nazo na za FDI njye nkanyeka cyane ko biterwa na za ibibazo byo nakwita conflit personnel bagiye bagirana kera bari abantu bakoze politike kera kuri ngubu ntabwo nakumva ko nka kuri ubu n'abantu muri FDI ngo ndahayo ntabwo bashaka kwicarana na nkiko ugasanga natwagira mu nkashaka kwicara aho nsengere myari ugasanga twajya mu nkashaka kuvugana na ba Rudasingwa ugasanga baba bari abantu bakoze politike kera bafitanye ibibazo nkatwe rero tukiri bato tukinjira muri politike dukeneye ko hubakwa ikintu kimeze nka alternative bihuza amashyaka yose ku buryo batanga un projet de société bakahereza abaturage bati dore icyo twige twakora kugira ngo dusimbure FPR gusimbura FPR ntabwo ari ukubuza bavuga ati ngewe ndi ku giti cyanjye ni mu nguni yanjye mbere mu nguni ye muzakora FPR ntabwo bishoboka icyo ni kimwe icya kabiri ni ntabwo mushobora no kuza ngo ishyaka yose kuri politiki akingwaga kera ubu siko bigomba kugenda kera abantu barajyaga MDN gatumiza inama muri mitingi bakavuga ibibazo bihari bagataha abaturage bakaba amashyi ubu ngubu siko bimeze ubu ngubu ni ukwiga na geostrategie na geopolitique ukareba ibihugu bishyigikiye u Rwanda ni ibihe za lobby zishyigikiye Kagame ni izihe tukazimenya tukazicengera natwe ibyo byose nagiye ndereka ukuntu bishoboka ndavuga ni ntabasubize ikintu nkabwira ni dukore na plan d'affaires yacu dushobora kwereka abanyarwanda no kwereka abazungu ibyo byose nabivuga noneho nabereka suivi ikabura uko twabishinze ntabikore yaba secrétaire yaba perezida noneho nkareba noneho twumva ejo bundi batangiye kugafata n'ibyemezo cyo kujya mu Rwanda twakiganiriyeho hari habaye inama ariko ntabwo cyari kuri Rode Diju tugeze muri conclusion nuko perezida aravuga ati tugomba kujya gukorera mu Rwanda noneho twese tubyumvikana ati ni igitekerezo cyiza ariko tugomba kuzakinononsora noneho mu kukinononsora tutigeze twandika amabaruwa tuvuga ati umutekano w'abantu ni uwuhe tugomba kwiga ukuntu abantu bataha mu Rwanda ese bazagenda babahangana cyangwa bazagenda nka FDI bagende babafunge ese tuzakora iki tuzafata umwanya wo kwiga feasibilité ukuntu tuzajya mu Rwanda ahubwo kugira ngo iyo nama twanditse amarwa nka hatatu yayo nanditse hariyo Evode yanditse hariyo undi mugabo w'umukomiseri witwa Anastase yanditse twese aho dutegereza ibisubizo turaheba aho kugira ngo twakumva no kuri internet perezida yavuze ati none gutaha byageze ni debi mwaka 2013 mu ntangiriro z'umwaka wa 2013 niho ishyaka rizataha kandi ubwo dutegereza ko twiga ko strategy zagenda turi mu kwezi kwa 9 kurageze presque none ngo ugenda bageze ntabwo tutaraniga n'ukuntu bizagenda nawe ugomba kugenda na strategy agomba gukoresha byose basanga ni mu Kigali perezida we ifite umurongo we yafashe yadesize ko agomba kujya mu Rwanda ishyaka ariko Tito unyemerere ngucemo gati tujye tuganira gato navuganye na perezida w'ishyaka yanyibwiriye ko nk'umunyarwanda nta muntu umutangira kujya mu Rwanda kuri we yumva ko yajya mu Rwanda ahagarara ishyaka niyo mwe mukabone mwaguma hanze ariko agakorera mu gihugu kuko n'umwene gihugu urumva ibyo hari ikibazo byabiguteye we yagiye mu Rwanda biteye ikibazo cyane kuko umuntu akora mu ishyaka ntabakora ku giti cye agiye ku giti cye akavuga ngewe tukagira mwungiye mu Rwanda birumvikana ariko ari mu ishyaka agenda yitwa ahagarara ishyaka adafite manda y'abantu bo mu ishyaka byo ntaho biba kandi niko akora we ashaka gukora ibintu ku giti cye kujya mu Rwanda se hari umuntu n'umwe babibujije kujya mu Rwanda nanjye nshatse zagiye ejo mu gitondo ariko ntabwo nanjye nava mu magarara ishyaka ngende mvuga ngo ibitekerezo byacu ni ibi ngibi tutarabyumvikanyeho niyo wumve ngo abantu kutubaza ngo ni iki foto ariko uvuga tuti ntabwo twabyumvikanyeho ibyo bintu nibyo tudashaka ushaka kujya mu Rwanda uba muhagarara ishyaka twumvikane ibyo tuzagenda dukora ibyo tuzavuga tuzaba ibibazo twabivuze hanjye urushinzwe komisiyo y'umutekano ibintu byose ntibyabiriyebaga avuga ngo dukeneye kubanza bora kwiga umutekano n'abantu bacu bazagenda bazagenda gute ese twarayishinganye ese hakeneye izihe tati kugira ngo tubone kujya mu Rwanda kujya mu Rwanda wenyine avuga ngo ntawe bimubuza byo nta makosa ahagarara ishyaka rwose ko njye numva ari amakosa aba mu kubanza akabyumvikanaho n'abandi kuba tugenzi wenyine nibyo biri mu byo tutashimye kandi byatumye tunasezera birumvikana iyo ni imwe mu ngingo nk'aho ushinzwe komiseri y'umutekano
hagomba kuba ikintu cya communication maze ukanononsora ndetse akamanuka ahagarara ishyaka kandi uzi ko n'umutekano we uri asire garanti ku giti cyawe. Yego ndiko mvuga umutekano kugira ngo ube garanti nuko mwateguye ibintu mbere. Ese mwavuganye n'abaye barobi b'abantu bafasha u Rwanda mukajya kubashaka mukavugana nabo mukabwira ko mugiye gukora mu Rwanda mukavugana neza nabo bagasa nk'abashyira presiyo kuri leta ya Kigali. Ntabwo mugenda kugenda mwihura Kigali kudabaza ukuntu DMA ikora mwese yatafata kabasha mu Europe ihimba amadosiye. Yari ibintu ugomba kubaza mu kiro byose. No kuva mu gihe ugenda giti cyawe utavuganye n'abandi ni kosa rikomeye cyane. Ariko nk'abantu tumenyereye Faustin Twagiramungu tumumenyereye muri politiki isanzwe nyirubwete ejobundi yarivugiye ati nge sinkora politike ya telekomande ikorerwa kuri internet ndashaka gukora politike mu gihugu nganira n'abanyarwanda ati kandi murabizi neza ko nagiye mu Rwanda muri 2003 ndiyamamaza usibye ko bitambiriye ndonya ndagaruka mu buhungiro ati nacyegereje igihe gihagije cyo kubona abanyarwanda bakongera bakishyira hamwe maze iyo politike bavuga bakayikora ndaheba niyo mpamvu nafashe igitekerezo cyo kujyana ishyaka mu Rwanda usibye ko nabivuze kandi ati ibyo bintu byamaze amezi arenga 3 narabivuze ati byarantangaje rero kubona musezera muvuga muti ntabwo icyo gitekerezo twagishyigikiye ati kandi byarabafasha amezi agera kuri 3 cyangwa 4 narabitangaje ati kuki mutahise mugira election yo guhitamo umunyomoza ku kanya iyo ni imwe mu byo twaganiriye umunsi usibye ko atanumye kubivuga secrétaire général aza kubyivugira ariko yambwiye ati navuze ko nzajya mu Rwanda nkamanura ishyaka tukajya mu Rwanda hashize amezi agera kuri 3 ati nta numwe muri mwe wakoze reaction yo kubirwanya ati nta numwe muri mwe wanditse u Rwanda kuri internet arwanya ati nanjye byantangaje reaction yawe ni iyihe nkari ya magambo yaba yambwiye gutyo we ndavuga nibyo ntabwo tugiye twama kuko ishyaka ryo gukora mu Rwanda ibyo rwose nta n'umuntu abihakanye no mu gusezerana tugiye tuva ko tubihakana rwose tutayishaka ibi bintu rwose twemeje icyo tutumva nuko aya mezi anejeje tuma yashize tutariga feasibility yuko tuzajya mu Rwanda kuva ngo tuzajya mu Rwanda se birahagije tuzagenda muti hazagenda abandi umutekano n'uwuhe ibyo nibyo rero amezi anagashira twandika amabarwa tumubwira ngo dukore inama duvuye kuri ibitekerezo byose akajugunya muri puberi aho niho hari ikibazo amezi anetse nyine ashize twarumvikanye ko tuzakora mu Rwanda ni iki cyabaye hagati y'amezi ane icyo muzakimumbariza amabarwa twanditse tumubwira ngo tutiga twige ukuntu tuzagenda twige umutekano w'abantu bacu twige strategy tuzakoresha tugezeyo ibyo tuzavuga ni ibiki tuzakora na coalition n'abandi iyo byose nta byabaye nta bisubizo mwese araje ngo turagiye tukurikire twese tutaziye tujya tugenda mu Kigali buhumiyomiriza muyobore n'ibyo ntabwo twishaka kandi muri iki gihe tugezemo abantu barize barajutse ntabwo bashaka gukurikira umuntu gutyo nk'intama byo ntabwo bikibaho rwose birumvikana kandi bifite ishingiro kuko ushinzwe komisiyo y'umutekano ku kindi kibazo cya kabiri abanyarwanda bibaza cyane cyane abandikira raditahuka barabaza bati gukorana n'andi mashyaka muri opposition mu buhungiro dusubije amaso nyuma turara tugasanga nyuma y'imyaka 18 abanyarwanda nta somo bakuye muri opposition cyane cyane ndavuga aya mashyaka avukira mu buhungiro amashyaka avukira mu buhungiro aravuka abantu bakaba exciting bagakoma amashyi ariko kugira ngo ishyaka rimara umwaka cyangwa imyaka 2 rifite ireme rifite ishingiro ridatsishemo ibice 2 cyangwa 3 biragoye cyane none nk'uko abanyarwanda bavuga bati ubu ni nkoni kubise mu kiyaba irenze urugo mwebwe murara mugasanga impamvu ituma amashyaka adashyira hamwe nk'ingufu wambwiye uti hari cya kintu cya munyangire cy'abantu bakoze politike mu gihugu aho Faustin Twagiramungu yumva atakucarana na Dr Nkiko aho Dr Nkiko atumva atakucarana na Faustin Twagiramungu cyangwa Rudasingwa urareba ugasanga ikibazo nyamukuru kirimo ni ikihe kuko bose bakoze politike bose turabakeneye bose ni abanyarwanda wowe nkawe kizi cyawe uragasanga Tito Kajamahe ikibazo ari ikihe ikibazo nyine ni icyo icyambere nicyo ngicyo cyo ku bakoranye bajyanye ibibazo byo kwita conflit personnel rero ibibazo bagize yuko amaze y'umudiri cikamo kabiri abantu barashwanye ku buryo bamwe batakivugana aho umwe aciye undi acisha umuriro ubona n'abariya Rudasingwa bakoranye na Twagiramungu n'abashwana nabi ku buryo izo nzika barazigumanye aho bageze hanze rero niho bajya hejuru y'amashyaka bakino kuyobora abantu rero kubabwira ngo bakorane urumva ntibishoboka izo nzika zihari icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni ugukunda kugaragara no kujya hejuru mu myanya wese abashaka kuba ngo ni perezida w'ikintu ubu rero ntabwo bashaka gukora no kubavuga ati ngiye njya muri kiriya kintu ngiye wibukiyobore icyo ni icya kabiri icya gatatu ni uko solution ngiye mbona ni uko nouvelle generation ya politiciens bagomba gutangira
batagize ibibazo by'izo konfi n'izo nzika bagomba kugaragara bakajya imbere rwose bakavuga ati noneho reka natwe dufate iya mbere dukore ini coalition abo basaza badakurikira bazajya batugira inama bavuga ati ahangaha muri ibisi ariko bagomba kugaragara abo bajene rwose nouvelle generation ikajya imbere rwose bakavuga ati natwe tugiye gukora ikintu kitari mu nzika abo muri ANC bahure n'abo muri LDI bahure n'abo muri FDI tuze tuticaranye tuganire niba ngombwa turi n'abo muri FPR tubavuye tuti dore ko tubona ibintu uko bigomba gusimbura tumukiri gukora igihugu cya Etat de droit dukeneye gukora intambara dukeneye kumvikana ukuntu igihugu kigomba kuyoborwa abashyigikiye ubwami abashyigikiye abantu bose bamagaye twicare hamwe ariko abantu tujyana amakonfli kuko ntabwo ushobora kuvuga ngo twajya mu ngo n'icyayi na tengere ngo n'icyayi na nyiko bazavuga ngo no ntandahaye bazakubwira ngo no dusubizaga abantu rebloke ariko kayijamayi usibye wenda conflit personnel ariko se turebye muri plateforme z'amashyaka cyangwa stati z'ishyaka urere ugasanga nk'ibyo ishyaka ryanyu riharanira ari byo RNC haranira ari byo FDI haranira usibye ko twese tuvuga tuti turashaka guca akarengane mu gihugu turashaka gukora freedom ya expression mu Rwanda umunyarwanda akikira kizana ariko muri strategy z'amashyaka niba warasomye strategy za FDU cyangwa warasomye za RNC urere ugasanga icyo yabatinya cyangwa icyo andi mashyaka yabatinya kugira ngo adahuriza ingufu hamwe ari iki ngenda reba ngasanga atari ukuba gusa bafatanye conflit personnel ahubwo no mu myumvire yo gushinga amashyaka yabo hari ibindi bibazo baba batumvikanaho iyo bashinga amashyaka birumvikana ko iyo bashinga amashyaka uretse avuga ati yewe umuntu bafite kura de pensée hari abavuga bati bariya nabahoze ndabategeka kera muri za MRND bariya nabahoze muri FPR kera bavuyemo ati bano nabahoze kera wenda muri za parti d'opposition usanga izo tendance zigenda zigaragara mu Rwanda mu gushinga amashyaka kandi n'abayoboke ko bakurikira wasanga aho kugira ngo umuntu akurikire platform nyine yanditse neza ubwo urareba umuntu uri hejuru n'inde uyoboye kiriya kintu ese ni umuhutu ese ni umututsi ese ni uwavuye muri FPR ese ni umunyendoga ese ni umutiga ikintu rero kiracyari mu Banyarwanda no gushinga amashyaka nacyo bagiheraho bagasanga barakora akazi kugira ngo bakore ikintu gihuza abanyarwanda bose niyo mpamvu ngiye nakunze kwandika cyane ku mbuga nti hakenewe iyi cadre de collaboration hakeneye ko abantu bose bagira ibintu bikeya bumvikana kuko byose bisanga mu mashyaka yose y'opposition ibi bintu rero abantu bose babyumvikanyeho mbere gushinga amashyaka d'abord bakanga dore dukeneye kwandika igihugu turumvikana ko ikibazo cya demokarasi tukivuga rumwe ese ikibazo cya demokarasi tukivuga rumwe ese ikibazo cya alternance politique tukivugaho kimwe nimara kwandika iyo cadre politique bavuga ati noneho bakabona kubwira abantu uti abashaka kwadera kuri iyi cadre politique nibaze bakora abasanzwe batarinze kuvuga ati ngenshi nshaka kubera ko numva tendance yanjye ari iyi ngiyi niko nguko ngiye mbyumva akwiye ko aba cadre de collaboration gihuza abantu bose ayo mashyaka yose noneho yamara kumva ko iki kintu bagihuriyeho akabona gukorana naguciye mu ijambo ndareba ngasanga icyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi natwe twese twibaza tuti amasomo abanyarwanda bakura muri ibi byose ni ayahe kuki wa mugani ibiba byarabaye kuri runaka bitaduha isomo kugira ngo tubyirinde ngiyo ndebye nsanga atari n'ikibazo cyo kuvuga conflit personnel ahubwo nkeka ko abanyarwanda bashaka kuba bafite ikibazo nanone cy'amoko cyangwa n'uturere reka turebe nk'ikibazo cyabaye muri FDU inkingi ubwo yacikagamo ibice Ingabire Victoire kijya mu Rwanda agafungwa abantu baravuze bati birarangiye igikuba kiracika FDU itangira gushwana ubwayo abantu baravuga bati nitwe dushinzwe ishyaka abandi ati nitwe dushinzwe ishyaka kugeza amagingo ya hari igice tuzi kitavugana n'ikindi ariko wareba ugasanga iyo conflit personnel ntabwo yabaye Madame Ingabire agihari iyo conflit personnel yabaye inyuma eske noneho kajama y'ubura ugasanga ikibazo cy'uturere mu banyarwanda cyangwa ikibazo cy'amoko ikibazo cya Noro na Side kigana Nduga cyangwa ni gute mbona kino kibazo ko ndagira ngo kino kibazo abanyarwanda bagisobanukirwe ntabwo nkeka ko conflit personnel bwayo ihagije hari ibindi bibazo nkeka ko byabyihishe inyuma bituma na opposition ishyira ingufu hamwe mu buhungiro ngo bashyire ingufu hamwe maze nk'uko bivugaga bicare bidentify ikibazo dukeneye mu Rwanda nk'igisubizo nk'abanyarwanda ibyo uvuga nibyo cyane rwose ntabwo conflit personnel zihagije avuga ko ari cyo kibazo nyamukuru hiyongeraho icyo kibazo cy'amoko kuko abanyarwanda benshi ubu ngubu baracyavangura amoko bacyavuga ati irashaka iyoboye n'umututsi ndetse narijyamo abandi bavuga ati irashaka n'iry'abahutu ntabwo narijyamo ugasanga bimeze nka ghetto ethnique
ubu bagashyigikira n'abantu bari nko muri FPR b'abatutsi juste kuko bumva ngo ni ishyaka ngo ry'abatutsi ariko nta n'ikintu na kimwe baryamo ahubwo ukaba bavuga bati singendera FPR ikora ariko uwo mwe ni ishyaka ry'abatutsi ibyo nyine ndumva kwivuga ni solidarité ethnique irahari cyane no mu mashyaka ya position biracyahari naco ugasanga umuntu aravuga ngo ishyaka ndarishinga ugasanga ariko akuroketa abahutu gusa wamubaza uti se tukadushyiremo n'abandi ugasanga iki gitekerezo ntashaka ntacyakiriye neza ugasanga wenda no mu batutsi naho nuko iyo mumaze kujya no mu bahutu bwabo ugasanga hazamo ikindi kibazo cya kigananduka ugasanga barareba nayo ingwe bashaka bati natwe turashaka gukora ibyacu ugasanga abanyarwanda badashaka gukora ibyabo ugasanga ikibazo nacyo kiri mu bituma gukorana bidashoboka ikibazo cy'amoko cy'uturere cya conflit personnel akiyongera n'ikindi kibazo rero cyo gukunda ubutegetsi gushaka ugeze hejuru wese agashaka kuyoborana igitugu bavuga ati rero ngewe agashaka abashinzwe basangana abaye igihe kigenda nyine nta muntu umuvuga rero afata ibintu ku giti cye byose ni ibintu bine ushobora kuvuga ko bimunga gushyira hamwe kwa opposition. Icyo ni igitekerezo cyiza cyane kandi yosije mpura nayo buri munsi hano kuri raditahuka cyane cyane iyo nankuraje urubyiruko rw'abanyarwanda kurenga ibyo bibazo by'amoko turere ahubwo tugashaka igisubizo komeye igisubizo kibereye abanyarwanda bose kibereye umututsi umutwa kibereye umukene umukire kibereye umukristo n'umupagani ku buryo twibona muri forume imwe nk'abanyarwanda dushaka ibisubizo. Urakoze cyane kuri icyo gisubizo ariko ikindi kibazo cyiza kiraza kibaza giti muri iyo minsi rero nk'umwibaro mwanditse hari ikibazo cy'urwikekwe abanyarwanda bavuga bati mwaba mwaraguzwe na leta ya Kigali abanyarwanda baravuga bati mwaba mwaraguzwe ati mwahuye na madame Nyumba Aloysia muri Canada ati ntawe ibyo mwaganiriye mu nyandiko nasomye kuri internet muravuga muti abantu bo mu Rwanda baraje baza muri Canada badutumaho ngo duhure nabo none bwana titukarije amahe inkuru ni yawe ndagira ngo dusobanure muri make leta ya Kigali y'abakontaksite ese mwahuye mute mwahuriye he hari bande mwaganiriye ibiki? Ibyo bintu ntabwo ari ibanga kuko ngiye ngorera mu mucyo na transparence ntabwo ndi umuntu ugenda wububa ngo ngiye mu biganiro nihishe ubwo madame Aloysia Nyumba ministre yazaga ino yagendaga ashaka kubonana n'abantu b'abanyarwanda cyane cyane wenda bakora politike hari ryari ngira ngo yaje nongera mu kwezi kwa gatandatu cyangwa mu kwa gatanu ntabwo nibuka neza ari muri ntangiriro za ete nuko dutuma avugana na ambasaderi Heda Mukababiza dufata rendez-vous ariko ubwo mu gutubwiye nese nandikira ishyaka ryacu nandikira perezida na secrétaire ndabwira nti hari madame ministre Nyumba Aloysia na delegation bashaka ko tuvugana ariko ngiye navuga nti twebwe ubwacu nshaka kuvugana nawe kuko abantu bakomeye bakadire muri EDI ntago twapfa kugenda gutyo gusa ngiye na Evode Maître Evode Uwizeyimana nabwira nti perezida musobanurira nti ese mwaduha manda kuvuga nabo cyangwa mukatubwira n'ibyo tugomba kuvuga kandi dukora inama yihutirwa ya komite executive tuvuga ibyo twavuga leta nsendera cyane bavuga ati rwose uwo mugore ni umuntu uza gutongoza abahutu akabatahana nkamubwira ngewe ntago yanahana sengana ye ko mfite akazi kanjye nangaha nditunze ntago nkeneye imyanya ngewe ndavuga mu rwego rw'ishyaka twavuga n'iki mu rwego rw'ishyaka n'iki twavugana nawe ko twanavuze ko dushaka no gutaha iyo strategie yacu kandi ikaba ari n'ibyo twari twize ko tugenda mu Rwanda ntabwo tugenda tuvuga duhutaza buri wese uri mu nzira hari abo twagiye kuvugana ibyo tuzakina kuvugana na FPR by'imishyikirano kugira ngo twige ibibazo by'amatora twige kwiyandikisha ishyaka byose ntabwo wabikora utavugana n'abantu rero yaraje leta Mukababiza aratubwira turaza turabonana tujya kubonana mbone kumwe na Evode hari na Nyumba na leta Mukababiza twari bane tujyana ibiganiro ahubwo ne maze ubwo perezida w'ishyaka yarambwiye ngo nta manda bahaye kandi ngo nimugire nabwira rero politike y'ubwoba ngewe ntabwo nyemera umuntu mutavuga rumwe ntabwo ari umwanzi kandi uvuga ngo arangoze gutongoza aho turi n'ibyo rwose birasekeje cyane kuko ngewe ntabwo ndi mu bantu bagurwa je ne suis pas à vendre nuko ndamubwira twebwe dufate giti cyacu noneho twumve icyo atekereza kandi mubwira n'ibintu nzaganiraho nawe nzagenda mubaza nti kuki mutumira amashyaka ya position yose mugahitamo guhamagariza icyo kibazo nakibaje Aloysia Nyumba ngenda mubaza nti kuki mudafungura imfungwa za politike zose zirimo Bayingabire ba Mushayidi ba Niyitegeka abanyamakuru bose nka Bangusi ba Uwizeyimana bari bose bafunze
kuki mudafungura rwa politike ngo mwerekane ko iyo bonne volonté yo guhamagara abantu ndamubwiraniro yiza nyumva ntago kugira ngo ngiye ntahe nayo vote bihagije ntabwo bihagije kuko tutashe nabyo cy'impunzi zanze ziba zigize ntabwo cyo gikemuke ubwo ndamubwirani ikibazo kugira ngo gikemuke nuko muvugana n'abantu bahagarariye izo mpunzi no kuvuga amashyaka ya politike na société civile muhamagare mu biganiro noneho nibamara kugira ino bagira noneho reza akavuga ati abo bantu cyo tubaze amashyaka kandi rimwe na rimwe usanga ari abantu bakoze jenoside ndamubwirani ibyo bintu ntabwo ari byo kuko urebye abantu bahagarariye amashyaka benshi nta n'abakoze jenoside barimo n'abakoze jenoside abo ngabo wenda muzabihoreza noneho turamubwira tuti ibyo ngibyo twavuganye ubu ngubu nyine icyo cyatumye tujya kumva abayiziya ni ukuntu kugira ngo tumaze ibyo bibazo wese umuntu mutavuganye wazajya umenya uko atekereza gute wazigera umenya amashyaka mushaka gutaha kuzataha kandi ikindi mvuga ni uko tuba tuvuga ngo turashaka ngo dialogue interrwandais hautement inclusive ni ukuvuga na FPR uretse kugira ngo ibyo bintu tutumize tukavuga nabo muri FPR tukabwira ati nimuze ku meza ya discussion byose bizaba abantu batavugana ubona mu mashyaka rero ikibazo bafite ahubwo ngiye mbona cy'ingenzi ni icyo kibazo cy'amoko cyinshi inyuma haba abahutu bavuga ati tuzagana n'abatutsi dushaka kuvugana nabo basanga ahubwo ikibazo cyinshi inyuma ahubwo ari ikibazo cyateze n'icy'amoko kuko dushaka ko ari abantu bavugana icyo tujya kubaza abazi inyumba no kumaze kuki dutumira amashyaka ya position kuki mudafunguza gufungura za politiki ibyo ngibyo twamubajije aratangiye kutubwira ngo dosiye ngo ni ingengabitekerezo aravuga ati no ibyo bintu abantu bazira politiki ni mubafungure mwerekane n'iyo bonne volonté niyo uko byagenze ariko Tito tukiri ku icyo kibazo urare ugasanga ibiganiro wagiranye na Inyumbereziya byari ibiganiro bisesuye kandi by'umucyo niba koko waramubajije ikikuvuye ku mutima ese iyo mozaga nk'izo mfungwa za politike igisubizo yaguhaga cyari ikihe ndagira ngo twumve nko ku bibazo wowe wamubajije ku giti cyawe byerekeranye kugira ngo utahe ujye mu Rwanda ujye mu gihugu wisanzure cyangwa gukora politike mu Rwanda wamushyizeho izo conditions z'uko yafungura imfungwa za politike agafungura abanyamakuru igisubizo Inyumbereziya yaguhaye ni iki icyo bambwiraga ngo ngwino utahe wowe nta kibazo wagira bavuga ngende nta kimwe munyapolitike nta nihe na Deo Mushahidi ko mwaje mukamufunga avuga nta kimwe munyapolitike nta nihe na Ingabire Victoire twatashe mukamufunga akavuga ngo ngo Victoire Ingabire ngo yaje bananga ibintu by'ingabitekerezo ngo byavangura abanyarwanda ati Mushahidi ngo yari afite ingabo ashaka gutera igihugu byose mu mwara byumvise kandi ayo nama dosiye muhimba kugira ngo muci intege abantu bashaka kuza gukora politike mu Rwanda ugaza guhamagara umuntu umwe njye namusobanurira ibiganiro rwose bisesuye duseka twishimye ariko tumubwiza ukuri tuba duti rero natwe nakuri twazaga dutahe hari abamugifunze n'abo bantu ese kutubuza kujya kuganira na Nyumba ibyo byose ariko mwese kutubitekereza twamubwiza ukuri kwacu tutirega impamvu ibibazo byari mu Rwanda hakeneye changement hakeneye ko habaho n'andi mashyaka politike akora bimubwisha kandi iyo umuntu akomeje gufunga imiryango bakaricira n'uwavuka yazantambara hamusobanura ukuntu FPR yateye rukore baraheze hanze vuga baze gukemura ikibazo cy'impunzi aho gukemura baracyongereye impunzi zongeze zisubira hanze tukamusobanura tuti ikibazo rero nimutagikemura umuganire dialogue mwemererwana n'abantu ibintu bizongera emera nk'uko byabaye n'ubushize n'ubundi abantu bamaze kurambirwa kuko Kagame yarutse kuvuga ngo umuntu ufunitse kugeza mu nguni uramugarukana Kagame ubwo yarutse kubyibutsa Perezida Kagame rero nibyo twavuganye na Nyumba ntabwo ari ibintu bikomeye n'ibyo n'ibikose kandi twebwiye abantu ku mugaragaro ntabwo twagiye twubura ntabwo batuguze twambwiye dufite akazi n'ahandi tugiye gukora mu Rwanda icyo dushaka ni imibereho myiza y'abaturage ni état de droit na demokarasi ibyo nibyo twaganiye nibyo koko tukaje amahe izo message cyangwa izo strategy Inyumbereziya akoresha turazimenyera no muri Amerika araza agatumira abantu 2-3 bakicarana akababwira ati mwe nimutahe ntacyo mupfa n'ubutegetsi bwo mu Rwanda wamubaza uti ko état de droit mu Rwanda ifunze ko nta burenganzira abanyarwanda bafite akakumvisha ko ibyo bibazo bitakureba muri make akabashaka kugira ngo wakumvishe ko nta kibazo ufitanye na leta ko wakwitahira neza maze
kazi wakoraga nko mu ishyaka ryanyu bakaba batakaje umuntu ukomeye. Ndareba ngasanga inquiétude rero Faustin Twagiramungu yahuye nayo niyo ngiyo yo kugira ngo babone umuntu nkawe na Evode muri abantu bakomeye mwafataga ingamba muri RDI ishyaka tuzi riri mu rubyiruko cyane cyane nkuko muri abajene benshi barabakurikira barabareba baravuga bati amizero y'u Rwanda nitwe rubyiruko nitwe bajene. Iyo inquiétude rero umuntu wese yari kuyigira nka sinibaza impamvu Twagira mu wenda yaba yaragiye tufara akatekereza ibindi bintu, ariko nanjye nayigira mu rwego rwanjye nkavuga nti uramutse ugiye nakwangiye cyangwa nkavuga nti ugenda ariko unzanire ibyo bavuze niba utamisha ukambwiza kuri ibyo mwaganiriye aho ngaho numvaga ko hazi ikintu cya transparence. Kuri njye rero ndareba ngasanga kuganira kuko niyo nzira, kuganira bituma wumva icyo undi muntu enopoza agutekerezaho nk'uko bivuze uti ibyo twamubazaga ntibabasha kubisubiza. None wewe wahavuye ubona iriya systeme nkuko bayita nkuko Faustin Twagiramungu yavuze ngo nukubatongoza iriya systeme gutongoza urere bgasanga FPR yo tayikora nibikora wasanze objectif yabariye no kugira ngo bagutware wowe uje mu Rwanda maze uve muri iriya shyaka batakaza umwanya batakaze ubushobozi rufite muri iriya shyaka. Ibyo nibyo iyo politiki yo gutongoza barayikora nibyo tubona bari abarwigema sesi baraza bagataha wenda no tubona bagatana bazataha n'abandi benshi babikora bagataha bakabana imyanya, ariko kubikora ku bantu bose ntabwo bishoboka. Rega ari abantu batagurwa bihagazeho, nanjye ndi muri abo ngabo, nta muntu ushobora kungura njye yewe mfite kariyeri mfite ibitekerezo byanjye nemera, niyo mpamvu n'umuntu ushaka mu Rwanda mba nayibonye kera mba naratashe nkayikora ko nari mfite amashuri narize mfite ibyo nagenda gukora mu Rwanda, niyo politiki nayikora ni ukuyoboka FPR kandi sinshaka kubikora kuko hari ibyo ninenga byinshi, hari ibyiza bakora hari n'ibibi bakora. Rero mu byo banenga mbahana n'ibisubizo habwa ni mu mufunguro rwa politike, muri mufunguro mfungwa za politike, mufunguro abanyamakuru, muhamagara amasaka muganire ya opposition, hanyuma mushireho guverinoma y'inzibacyuho ihuza kemura ibyo bibazo byose hanyuma igategwa n'amatora adafite. Ibyo tegezo byanjye mu bantu rero uvuga ngo utongoza uvuga ibyo nibyo bibaho rwose, ariko ikintu nagayeyo Twagiramungu nuko byo yagiye kuvuga rwihishwa bwiyongorera abantu ngo bari abantu baragiye kandi twagiye ku mugaragaro tubwiye ko yanze bati tonobwira ko tuzagenda attitude twagiye twibura kandi tuvuyeyo ntabwo uzahamagaza inama ngo uvuge ati bari abantu kuki mwagiye twari dufite komite executive dukora n'inama dufite dura politique twese inama ngo avuga abantu abandi bitononse kucyo bitekerezaho uko bigenda mu sako bundi ntabwo ari byiza rero ufata ibyemezo ngo avuge n'iki. Nikiri nanone ufite droit yo guhura n'umuntu mukaganira andehoro yo kuvuga iby'ishyaka kuko ndumva ntabwo uri umwana ategeka ati ntugane na kanaka, usibye ko nko mu ishyaka mugane kugira ngo mukore muri transparence ugiye guhura n'umuntu waho profile nka Inyumba Loise yawe ugombye kugenda urepresent ishyaka ryawe mukaganira n'ibintu kandi uzi ko byagira inama ishyaka. Ibyo nibyo kuko ntabwo umuntu ashaka kubwira ngo uzabonane na kanaka muzavugane uri umuntu mukuru wubatse ufite urugo, byo ntabwo bishoboka kuko no kuvuga ngo ntuzavugane n'umuntu umwe muri FPR bishoboka ko dufitemo n'inshuti dufitemo n'abavandimwe hari aba mu Rwanda abintu bose nabo bose nitongera kubavugisha. Ibyo rero byo ntibishoboka. Ubwo ndakumva nari nguciye mu ijambo. Ubwo nagwa nk'urugero hari nk'umuminisitiri wahozeho kera wa siporo, umuntu twari tuzanye kera dukina umupira uwo witwaga Joe Habineza, ageze muri Canada yagiye kumwakira turadusangira inzoga turavugana. Abo bantu se nzaba rero kuvugisha nabo kandi ngo ndabazi ngo nuko bari muri FPR. Hari n'uwitwa wahoze minisitiri mbere yitwa Babayigamba Robert n'abashino bakira tukina umupira wa volleyball. Abo bose baje turavugana. Neze kugira ngo muraze kuvuga n'abana azi kandi bose uvugana ukababwira itekerezo byawe nakubwira ibyabo baguhindura position yabwira ngo ngwino mu Rwanda rero yabwira ati ndaza nti hari abafunze ndaza nti uzindukana imyanya ejo bundi imyaka 2 umuntu mwamufunza agarutse yirukanka y'imizima so ibyo tuzeni twa tubiriye ubwo byarimo ngo wagiye kwirukanka ngo nyuma y'imyanya ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Rero ikintu mvuga cya foto yakoze ikosa no kutagira confiance udamagaza inama biro politike nicyo tukiganireho kuko ibintu byose kugira ngo ahamagare tumaze kwandika amahoro bari kugira icyo kinyi cyanyuma cyaje cyongera ku bindi yamaze kujya mu Rwanda nyuma y'amezi ane nyine twavugaga adasubiza tubaza ati imitekano n'abantu bazataza umeze ute abantu bazataha nkuko wabikoze muri 2003 kujya amatora uhamagara abantu umaze gusubira mu Burayi abantu basigara ku munigo abantu barafungwa bazira we
ibintu ntabwo dushaka byongera kubaho ariko turamubwiraga tugire strategy y'umutekano wacu n'abaturage bazatuyoboka byo tuzabikora gute bagenda gute ibyo twabisubiza ni ikibazo cyiza kandi giteye inkeke ku munyarwanda wese aribaza ati impinduka ya politike tuvuga mu nzira y'amahoro izagenda ite, izakorwa nande, ni iki kizatangwa cyangwa n'iki tuzakora? Urumva ko muri strategy politike ni ikintu cy'ingenzi ahubwo mwagombye ko mufite muri strategy politike, ahubwo kikaba n'ikibazo kiza gikurikira. Ubundi muri ODI strategy politike ni iyihe? Murumva mwahindura ubutegetsi mu Rwanda mute? Murumva mwakunga abanyarwanda mute? Murumva byafata igihe kingana iki? Wigeze kumbwira uti twashyiraho gouvernement de transition yahuramo n'amashyaka yose, ibyo bintu mwarebaga mugasanga byagerwaho bite? ubundi ntabwo nsubiza rero kuko nakirimo, ariko njyewe nk'umuntu wari ushinzwe umutekano ibibazo byose njyazigaga nakoze induki manini cyane isobanura ibyo bintu byose. Uhindura ubutegetsi nkavuga nti nta ngabo dufite, hano uteganya gukoresha ingabo, avuga ni twebwe ibyo dushobora gukora ni guhindura ibintu mu mahoro. Guhindura ibintu mu mahoro rero ni ugushaka ko haba imishyikirano, noneho ugashaka ibihugu by'inshuti by'u Rwanda birufasha, ugashyira presiyo ku Rwanda, kuri Perezida Kagame no kuri guverinoma ye, bakemera gushyirana n'abantu bo hanze n'amashyaka ya politiki yo hanze. Igihe bamaze kubyemera rero tuganira ibibazo byose by'u Rwanda, ntabwo ari no kureganira urukiko, no kwiga ibibazo by'u Rwanda no kwiga imitekerereze, tukemeza ukuntu u Rwanda rugiye kugendera kuri demokarasi, nuko bizagenda, nuko banazagabana ubutegetsi nta bwoko buryamiwe, nta karere karyamiwe. Hanyuma tukamara kubyiga hakajyaho gouvernement de transition. Njyewe niko igitekerezo cyanjye nicyo ndeshyira imbere, kuko icyo dukeneye n'umutekano w'abaturage nawo ngenda ureba. Ibyo byagiye biba muri 90 abaturage bapfa, 94 abaturage bapfa, ba jenoside y'abatutsi, nyuma FPR nayo ikaza kwica abahutu nayo ku buryo bya na mapping report ivuga ko bashobora kuba arabaye jenoside y'abahutu. Rero miliyoni bavuga bona rero n'uvuga ibintu kuki cyangwa dushaka ngende niteba n'abaturage. Kuko umuturage kumubwira ngo ngurikira birukanka, ejo bundi urusimbutse fashe ndagarutse mu Burayi, we asigaye mu buroko barakumukubita. Ntabwo tubishaka, njye ntabwo mbishaka ku giti cyane. Dushaka changement irimo amahoro ayo ku banyapolitike no ku baturage. Nandi zava ni mu biganiro. Rero mu rutunyi ibiganiro n'abo bantu ngo ntabwo abantu nabayumva. Ntabwo biganiro bigira biva kuko bari muri gukeka hagati y'amoko, hagati yabo muri FPR n'abandi bari hanze, ibyo ntibizashoboka. Hakeneye abantu bakora iyo rapprochement rero kugira ngo abantu bashobore kwicara ku meza amwe bavugane. Twiyemplike n'ibihugu by'amahanga bakore presiyo ku Rwanda, bemere ibyo biganiro. Waza bamwe de transition ikazatugwa n'amatura, ikazana kananda wenda na nicyo bafite akamaramaka, ku buryo ndi numva nabo bango bashaka ubwami, nabo baze muri transition habe n'akamaramaka wenda bashaka ubwami, nabo biyamamaze bashaka repubulika y'amazi. Iyo byose tubikemura birangiye, birangire ku buryo umuntu udashaka gutaha aguma hanze ariko ajya mu Rwanda kuri business agaruke agasubira abantu be, ibyo bicike burundu kimuzi. Hakunze bacike rero ntago ari intambwe zakemura. Intambara ibaye umusirikare yimika ubutegetsi bw'imbunda, intambara yica abaturage, intambara y'imena amaraso. Rero ngiye nkavuga ni ibiganiro hagati ya FPR ubutegetsi natwe turi hanze, icyo by'ingenzi tukazarangizwa na gouvernement de transition. Icyo gitekerezo cyanjye cy'ingenzi kizaha amahoro abantu, abaturage ntibicwe, abanyapolitike ntibicwe, tukarangiza ibyacu mu mahoro. Cyangwa ngo tugahana n'imbabazi yewe. Aho abanyabyaha avuga ati Kagame tugwaye militaire ko nawe rekura uzane demokarasi. Birigira dushaka kuvuga par exemple, ngiye nizo ngero mwereka zifatika nk'umuntu ushinzwe umutekano, ngiye n'ikintu kiragije umutekano w'abaturage cyane mbere na mbere, umutekano w'abanyapolitike bari cyo nane gutyo nagusubiza. Birumvikana kandi bifite ishingiro ibyo byose bigezweho, ya mahoro bwa bwisanzure kwa kwishyira ukizana bikubiye muri izo ngingo zose nk'uko bivuze. Hari ikibazo kindi nabonye abanyarwanda baribaza bati mwaba mwarihuse guhita musezera, mwari kuba mufite ubushobozi mwarabinyujijemo, nta gukeka ko mwaba mwarihuse kwandika zira nyandiko zisezera. Ese koko mwarananijwe cyangwa mwasanze muvomera mu gitebo nk'uko biri muri terime abanyarwanda bakoresha? Oya ntabwo nava twihuse, ariko iyo uri mu nzego z'ubuyobozi ukajya mu byemezo bifatwa utabizi bikunyura hejuru, ukabyumvira kuri internet, ukabyumvira ku makomunikeza bishaka afata ibyemezo, uvuga uti sinda cyakora n'iki shaka ndagakingirizo uri iki se usigaye uri iki. Icyo gihe nawe ufata ibyemezo, uruza urakurikira butama cyangwa uravamo. Tukahise no kuvamo rero
ntabwo twihuse kuko twarabitekereje. birumvikana kuko burya iyo utari mu kintu utakibonamo neza biritwa nuko wasezera kugira ngo wice imirimo wakoraga. Ikindi kibazo kiraza kibaza kiti none murare mugasanga ubuzima bwanyu kuvuye umunsi aho muvuye muri ORDI aho mwari mufitira mirimo muzitabira ibindi bikorwa bya politike muzitabira ibindi bikorwa byahuzaga abanyarwanda mu gushaka umuti w'ibisubizo tudahwema kuvuga hirya no hino. Ni iki kihe gikorwa tuzabonamo? Ese mugiye kwicara mwibagirane murabona muzajya mu yandi mashyaka murabona muzatanga umusanzu mute aho muvuriye muri iri shyaka mwari murimo? Umusanzu ngewe byizi cyanjye ntabwo mvugire vode nazivugira. Ngewe nzakomeza kugerageza gukorana n'abantu bose bashaka ko ibibazo by'u Rwanda bikemurwa mu mahoro. Abantu bashaka ko abantu bashyira hamwe ibyo biganiro bikaba bya opposition na FPR tugashyira pressure ku bazungu abantu bose tuzakorana. Ntabwo mvuga ngo nzinjira mu ishyaka n'iri ntabwo ndagira umwanya wo gutekereza nta nabo ndavugana nabo ariko yewe ndakomeza nk'uko nabikoraga mbere nandika nkunza kwandika inyandiko nyinshi gukora analyse politique ibyo nzabikomeza njye mvugana ndeba nerekana ibisubizo byiza bibereye abanyarwanda ku buryo changement imena maraso tugomba kugira ikintu cyo kinondwanya cyo zashyira imbere changement ituma ngo abapoliticiens bapfa abaturage bapfa iyo ngiyo sinshiki kuvuga ngo tugiye gukora politiki y'umufata inzara ryari ikindi ngo tugiye kwinaga mu Rwanda ngo duhangane abantu bafunzwe ibyo ni politiki y'ubuswa itakikizweho rwose ibintu byo guhubuka ibyo bintu rwose abantu bagomba kubyitondera kujya gushyira abaturage mu kaga rwose ibyo ntabwo ari ibintu byo gukora muri iki gihe kigeze. Politiki yarahindutse. Politiki ni ukuganira ni ugufata strategy mukareba inyungu zanyu inyungu z'abandi bantu bari hejuru za puissance byose mubishyira hamwe mukagira geopolitike mukareba strategy mugakira hamwe n'ibyo nzakora bakomeza nige ukuntu ibintu byagerwaho bizangoma ko muhanda n'abandi bantu baba abo hanze cyangwa abo mu Rwanda kugira ngo ikintu kigerweho abantu bashobora guhura ariko nakwiza ngo umunsi ndajya muri ishyaka n'iri cyangwa iri ngiri ndacyatekereza cyafata umwanya wo gutekereza. Ni byiza cyane fata umwanya wawe nta kikwirukansa kuko igihe kirahari kandi abanyarwanda dukeneye abantu bafite ibitekerezo byubaka dukeneye abantu bagomba gukora kuko kuva mu kintu waharaniraga ikintu ukagenda ukicarana none burya tuba dutakaje umwanya n'ibintu uba waraharaniye byose rero bikagenda bikayoyoka. Gerageza rero niba ikintu wajyamo wifatanya n'abandi banyarwanda ukomeza utanga umusanzu. Ikindi kibazo kirakibaza ati inama wagira abanyapolitike bakiri muri politike no kanya ati cyane cyane bakiri muri iyo mikino yo guhangana muri iyo mikino yo kudacisha make ngo bumvikane inama wabagira nka experience uhuye nayo muri aya mezi ane cyangwa n'andi mezi yabanjirije ku buryo wavuga uti ibi tubayeho bibabera isomo inama wabagira ni iyihe? Inama nabagira nuko nk'abayobozi b'amasaka bagomba kujya birinda gufata ibyemezo bonyine batabajije abo bakorana ibyemezo byo guhubuka ngo ufate icyemezo wabyutse utekereza ikintu gisohora kakivuga utavuganye n'abandi bantu cyo ni kimwe. Kabiri nuko nasaba abantu bakora politiki gushyira za ego zabo hasi ibintu byo kwigendera no kwiyumva bagende baganire n'abandi bantu bo mu mashyaka. Ntabwo numva kugeza uyu munsi impamvu nka ndahayo atakucana na nkiko ngo barenge ego zabo ibibazo by'abaturage ngo bicarane baganire bahamagare n'abantu bari kumwe ibintu by'abananiye. Icyo kintu rero abanyapolitike kirabakomereye cyane kandi mbona n'indwara imeze nka murarame itazagira ishira. Icya gatatu ni ukwiga nuko ndabasaba kugira ngo bajye batekereza n'abaturage. Abaturage rero baravuga ati abantu bari imbere ngabariya turabakurikiye ejo tukumvise ngo bashwanye ubwo nanjye ikibazo nanjye ngiyemo ariko tujye tubwira abaturage icyo dupfa. Abaturage bagomba kumenya ko niba tuvuye ko tubazaniye demokarasi ese abantu babazaniye bo barayifite. Tugomba kwiga twebwe ubwacu abanyapolitike kwishyiramo demokarasi bwacu tutayifite ntabwo rero abaturage mutanye demokarasi nawe ubwawe ntayo ufite bishoboka ubu babesha turi ibintu tugiye mvuga n'izo nama nabagira. Birumvikana kandi bifite ishingiro abanyarwanda bari bateze byinshi ku bantu bari hanze cyane cyane bavuga bati ni mwebwe mufite uburenganzira mufite espace yo gukora politike yo kutuvuganira atari kuducika intege yo tubona namwe mwirwa mushwana mudashobora gutahiriza umugozi umwe ngo musase inzobe maze mushyire ingufu hamwe. Ndagushimiye cyane nko mu gusoza sinziri ufite ubutumwa bwa nyuma wabwira abateze amatwi radio Tahuka muri kano kanya cyane cyane n'abanyarwanda muri rusange. Ubutumwa nababwira nuko
bagomba gukomeza kwihangana kuko byanze bikunze igihugu cyacu kizagera kigere kuri demokarasi kigere état de droit. Ibyo hari abantu biharanira kuko mvuga abantu bose bari hanze usanga bose babiharanira ko uburyo babikora wenda butandukanye, ariko kugira ngo babwire ko abanyarwanda bari mu gihugu abo ubwabo bagomba kumva ko nabo bibareba batarimo bahanze amaso abantu bari hanze nabo bazabakemurira ibibazo. Umuntu barakubwira ngo tanga amafaranga ku ngufu ibintu birenga ibya mirenge kuki badaguruka babwira abategetsi kigiye amafaranga mu badufasha serivisi muduha ane change n'izi nabo bihagazeho bavuga bati ibintu nitubyinye umaze kuvuga ngo durandure imyaka yacu ngo duhinge indabyo bakabyemera cyane hari n'ikibazo bavuga ati bashobora kuvuga ati barabafunga ariko nibaza ko abaturage bose bagihagurukira bavuga ati mu nama akavuga mu bwubahane badahanganye bati ibintu ntabwo tubishaka. Iki ni kimwe ngira abaturage bo mu Rwanda. Ikindi ngira abo hanze bo ni ukubera urumuri urubyiruko kandi nasaba urubyiruko cyane cyane kwitabira ibintu bya politiki kuko aho bigeze hasigaye mbona izi konfi z'abantu bakuze zidindiza cyane igerwaho rya demokarasi kuko bameze nk'ukuntu bafata abantu hano anotaje urabakurikira ariko ugasanga abandi bashobora kuvuga namuhera mumeze nk'imfungwa zabo. Urubyiruko agomba gufata iyabo nabo bagafungura izindi nzira rero gukorana twe tuzakorana nta kundi byagenda ariko njye mbibona abasaza badashaka gukorana hagati yabo twe tuzafungura izindi nzira dukorana. Iyo ni message naha abanyapolitiki ndetse n'abanyarwanda bo mu Rwanda. urakoze cyane bwana Tito Kayijamahe, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya ufashe wo kuganira na Radio Itahuka. Ibibazo ni byinshi ku banyarwanda ariko ntabwo twabisubiza mu kiganiro kimwe, tuzakwiyambaza no mu biganiro byacu bitaha aho abanyarwanda bazaba bibaza ibindi bibazo igihe ari cyo cyose